twihuse cyane reka turebe ku izina Aline tureba n'ibintu bibaranga kugira ngo tujye tubasha kumenya abantu tubana nabo uburyo twabitwaraho. Ikintu cya mbere cyanga umuntu witwa Aline ni ubwitonzi. Aline akunze kuba umuntu utuje, utekereza mbere yo kuvuga cyangwa gukora. Icya kabiri ni umugwaneza. Uvuga ko Aline afite umutima mwiza, akunda gufasha abandi no gutega amatwi. Gatatu, ukunda isuku. Aline ni abantu bakunda ibintu bisukuye ku mubiri cyangwa se aho batuye no ku myambarire. Icya kane, Aline ni abantu bakunda kugaragara neza. Akunda kwambara neza, akita ku isuku, akita ku isura ye ndetse n'imyambarire. Icya gatanu, kuba inyangamugayo. Aline ni umuntu ugerageza kubaho mu kuri, atishimira amakimbirane. Icya gatandatu, ni ahantu akunda urukundo. Akunda kwitabwaho no gukundwa by'ukuri kandi abigaragariza mu buryo bworoshye. Icya karindwi, Aline ni ahantu akunze kugira inzozi n'icyerekezo. Aline aba afite icyo yifuza kugeraho kandi akora cyane ngo abigereho. Kora subscribe unambwira izindi ushaka ko nzavugaho. Umva inkuru unakora subscribe kuri YouTube channel yacu. Ni Rwego Kabiri. Kora subscribe unuke ukanda ku nzogera.